Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, abari iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, turizera ko mumeze neza cyane. Namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze turabasuhuje, turizera ko ibintu bimeze neza 5/5. Yes, turagarutse rero tubafitiye cya gice mukunda muri benshi cya Menya nibi. Uyu munsi nta wundi tugiye kugarukaho ni umugabo witwa Robert Oppenheimer, umugabo bakunze kwita father of the atomic bomb cyangwa se afite akazina ka aka the OP. Rero ntimuze gucikwa, ngiye tugiye kubana muri iyi minota, ni Oze Blaze nk'ibisanzwe, nakubwira ngo domis. Yitwa Robert Oppenheimer, father of the atomic bomb, aka the OP. Julius Robert Oppenheimer yavutse kuwa 22 Mata 1904. Yari umuhanga mu bya fizike w'umunyamerika, ndetse bari bakunze kumwita papa wa atomic bombe. Kubera uruhare yagize mu nshinga Manhattan, ubushakashatsi ndetse n'iterambere byakozwe mu ntwaro za mbere za kirimbuzi zabayeho. Julius Robert Oppenheimer yavukiye mu muryango w'Abayahudi mu mujyi wa New York. Julius yavukiye ahitwa Ihanu, icyo gihe kikaba cyari mu ntara ya Hesse-Nassau mu bwami bwa Prussia. Yaje kuza muri Amerika akiri ingimbi mu 1888. Icyo gihe yari afite amikoro make, nta mafaranga, ndetse nta n'ubumenyi bw'ururimi rw'icyongereza yari afite. Yaje guhabwa akazi na sosiyete ikora imyenda, ndetse mu myaka 10 yarayimazemo yaje kwibera umuyobozi mukuru. Amaherezo yaje gukira abo umukire. Umuryango wa Oppenheimer wari Abayahudi bose. Mu 1912 umuryango we wimukiye mu igorofa rya 11 ahitwa 155 Riverside Drive, hafi y'umuhanda 48 muri Manhattan, agace kazwiho amazu meza ndetse n'amazu yo mu mujyi. Mu buhanzi bwabo harimo ibihangano bya Pablo Picasso, Edward Villard, nibura amashusho 3 y'umwimerere yakozwe na Vincent van Gogh. Robert yari afite murumuna we witwaga Frank, nawe wabaye umuhanga mu bya fizike. Gusa nyuma yaje gushinga inzu ndangamurage y'ubumenyi, Exploratorium, muri San Francisco. Robert Oppenheimer yarangirije muri kaminuza ya Harvard, akora ubushakashatsi muri kaminuza ya Cambridge, ndetse yabonye impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Göttingen. Yagarutse muri Amerika kwigisha mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga muri California ahagana mu 1929 kugera mu 1947. Ubushakashatsi bwe bwibanze ku buryo ingufu za subatomic zakoreshwa, ndetse kandi yahuguye igisekuru cya fizike y'Abanyamerika. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose yagizwe umuyobozi w'umushinga w'ibisasu bya kirimbuzi mu ngabo. Uyu mushinga wari uzwi ku izina rya Manhattan, maze ashinga laboratoire i Los Alamos muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi laboratoire ikaba ikomeje kuba laboratoire nkuru y'ubushakashatsi, ndetse kandi yayoboye ikigo cy'ubushakashatsi bwize muri Princeton ahagana mu 1947 kugera mu 1966. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Oppenheimer yinjijwe mu kazi ko gukora mu mushinga wa Manhattan, maze mu 1943 agirwa umuyobozi wa laboratoire ya Los Alamos muri New Mexico, ashinzwe guteza imbere intwaro. Ubuyobozi bwa Oppenheimer ndetse n'ubuhanga mu bya siyanse byagize uruhare runini mu gutsinda uyu mushinga, dore ko yari mu bakurikiranye ikizamini cy'ubutatu cyabaye kuwa 16 Nyakanga 1945, aho igisasu cya mbere cya kirimbuzi cyaturikiye. Nyuma kandi
yaje kuvuga ko igisasu cyatwibukije amagambo yo mu gitabo cy'Abahindu Bhagavad Gita agira ati umpindutse urupfu urimbura isi. Nyuma yaho kandi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi buhanitse muri Princeton muri leta ya New Jersey. Tariki ukwenda Ukwakira 1941, amezi abiri mbere y'uko Amerika yinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Perezida Franklin Roosevelt yemeje gahunda yo gukora igisasu cya kirimbuzi. Muri Gicurasi 1942, umuyobozi wa komite ishinzwe ubushakashatsi mu ngabo z'igihugu James B. Conant, wari umwe mu barimu ba Oppenheimer muri Harvard, yatumiye Oppenheimer gutangira imirimo yo kubara vuba ndetse neutron, igikorwa Oppenheimer yakoranye imbaraga ze zose. Icyo gihe yari yarahawe izina cyitwa umuhuzabikorwa wa Rapid Rupture, cyerekezaga cyane cyane mu gukwirakwiza urusobe rwihuta rwa neutron muri bombe atomike. Kimwe mu bikorwa bye bya mbere kwari ukwakira ishuri ryigisha ibisasu mu nzu ye i Berkeley, uruvange rw'abahanga mu bya fizike n'abanyeshuri be bwite. Itsinda ririmo Robert Seber, Emil Konipsi, Felix Bloch Hannesbert, Edward Teller bakomeje guhugira mu kubara ibigomba gukorwa n'uburyo bikurikirana kugira ngo bakore icyo gisasu vuba. Muri Kamena 1942, ingabo za Amerika zashyizeho akarere ka Manhattan Engineer District kugira ngo zikore uruhare rwazo mu mushinga w'ibisasu bya kirimbuzi. Icyo gihe zitangiza inzira yo kohereza inshingano mu biro by'ubushakashatsi n'iterambere mu bumenyi bya gisirikare. Muri Nzeri, Groves yagizwe umuyobozi w'ikimenyekanye ku mushinga wa Manhattan. Yahisemo Oppenheimer kugira ngo ayobore laboratoire y'intwaro y'ibanga. Iri hitamo ryatunguye benshi kubera ko Oppenheimer yari afite ibitekerezo bya politiki y'ibumoso kandi nta nyandiko nk'umuyobozi w'imishinga minini. Groves yari ahangayikishijwe n'uko Oppenheimer adafite igihembo cyitiriwe Nobel kandi akaba atarashoboraga kuba afite icyubahiro cyo kuyobora abahanga bagenzi be, ariko yashimishijwe no gusobanukirwa na Oppenheimer mu buryo bwihariye bwo kumenya ndetse no gukora ibisasu bya kirimbuzi. Uretse ibyo ndetse n'ubumenyi yari afite muri we bwari bugari cyane. Nk'enjeniyeri wa gisirikare, Groves yari azi neza ko ibyo bizaba ari ingenzi mu mushinga utandukanye utarimo fizike gusa ahubwo harimo na shimi, ordnance na engineer. Groves yasanze kandi muri Oppenheimer harimo ikintu abantu benshi batari barabonye ndetse batakoresheje: icyifuzo cyo hejuru. Groves yabonaga ko kizatanga disiki ikenewe kugira ngo umushinga ugere ku mwanzuro mwiza. Isidore Rabi yabonaga ko iryo tegeko ryashyizweho na General Groves ubusanzwe atabonaga ko ari umuhanga rwose. General Groves na Oppenheimer bemeje ko kubw'umutekano no guhuriza hamwe bakeneye laboratoire y'ubushakashatsi ndetse kandi iri ahantu kure rwihishwa, mu gihe abashakashatsi bo bari bahangayikishijwe n'umwuzure ushobora kubasanga aho hantu. Oppenheimer yahise atanga igitekerezo kandi anatsindira urubuga yari azi neza. Aho nta handi hitwa muri Mesa. Mesa iringaniye hafi na Santa Fe muri New Mexico, ikaba yari ikibanza cy'ishuri ryigenga. Ba enjeniyeri bari bahangayikishijwe n'umuhanda utagerwaho n'amazi meza, ariko ubundi ngo bakumva byari byiza kuhajya. Laboratoire ya Los Alamos yubatswe ahahoze ishuri, ifata zimwe mu nyubako zayo, mu gihe inyubako nshya nyinshi zubatswe mu gihe cya vuba. Muri iyi laboratoire, Oppenheimer yakoranyije itsinda ry'abaganga mu bya fizike bo muri icyo gihe. Abo ngabo yabise abamurika. Los Alamos yabanje kuba laboratoire ya gisirikare, naho Oppenheimer n'abandi bashakashatsi bagombaga gushyirwa mu gisirikare. Yageze aho ategeka umwambaro wa Lieutenant Colonel
maze akora ikizamini cy'umubiri cya gisirikare ariko biramunanira. Abaganga b'ingabo babonaga ko afite ibiro bikeya, aho yari afite ibiro 58 byonyine. Basuzuma inkorora ye itarakiraga iyo yari igituntu, kandi bari bahangayikishijwe n'ububabare bwe budakira. Nuko umugambi waguye mu gihe Rabbi Robert Bacher bari bamaze igihe icyo gitekerezo baracyanze. Conant na General Groves ndetse na Oppenheimer bakoze ubwumvikane, aho laboratoire yakoraga ndetse ikanakorana na kaminuza ya California bagiranye amasezerano n'ishami ry'intambara. Bidatinze byagaragaye ko Oppenheimer yasuzuguye cyane ubunini bw'uyu mushinga. Los Alamos mu 1943 yavuye ku bakozi 100 igera ku bakozi 6,000 mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Oppenheimer yabanje kugira ikibazo cyo guhuza imitwe minini, ariko yiga byihuse ubuhanga bw'ubuyobozi bunini. Nyuma yo gutura kuri Mesa burundu, yamenyekanye cyane ku buhanga bwo muri siyanse y'umushinga ndetse n'imbaraga yagize mu gukumira amakimbirane y'umuco. Byanze bikunze yari ari hagati y'abasirikare n'abaganga. Yari ishusho y'icyegeranyo kuri siyanse muri bagenzi be. Icyakora nyuma y'uko ubuzima buhagaze, bamusanganye kanseri yo mu muhogo yaterwaga no kunywa itabi ryinshi. Ahagana mu 1950 mu gihugu hose ubwoba bw'abakomunisite bwarashize, kandi Oppenheimer yahoze ari umukomunisite ntabwo byari ibanga, kuko ubwe yabyemereye ku mugaragaro mu biganiro by'umutekano mbere y'uko yoherezwa mu mushinga wa Manhattan. Ndetse kandi yari agikomeje ibitekerezo bye byinshi bya politiki y'ibumoso, ibyo kuba umukomunisite no kuba yararwanyije ibyo gukomeza umushinga w'ibisasu byamugejeje mu kwamburwa ubudahangarwa muri leta. Nubwo abantu benshi bakomeye bo muri siyanse baje kumwunganira, isano rya gikomunisite hamwe no kurwanya igisasu cya hydrogen byatumye atakaza umutekano, ndetse ahagana mu 1954 bamwambura ubudahangarwa. Umuryango w'ubumenyi bya siyanse wababajwe cyane n'iki cyemezo, ndetse benshi batangiye kwibaza ku majwi n'uruhare rw'abahanga muri guverinoma, ndetse ibyo byari ingingo ikomeye Oppenheimer Robert yakundaga kwandikaho nyuma y'ubuzima busanzwe bw'akazi. Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, James Franck. takes on his He said, the only way I can tell whether my thoughts are really have some weight is the sense of terror when I think of something new. Well, so... Uyu munsi nyemerera nkubwire muri bimwe mu bintu utaruzi kuri uyu mugabo Robert. Cyambere nuko yazanye kurimbura isi mu buryo butandukanye, kuko ari we wazanye atomic bomb, dore ko yitwa papa wa atomic bomb. Nyuma yaho Oppenheimer yagize ati, twari tuzi ko isi itazigera bimwe, none dore birabaye. Ikindi cya kabiri kuri uyu mugabo wa Menya, yatanze kandi inkunga ku bashakashatsi b'Abadage mu gukora ibisasu. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo Robert, afite amaraso mu biganza bye, dore ko muri Kanama 1945 Amerika yaturikije ibisasu bya kirimbuzi hejuru ya Hiroshima. Nyuma y'iminsi 3 biturika hejuru ya Nagasaki. Mu mezi 4 nyuma y'ibisasu byaturikiye, ingaruka zikomeye zahitanye abantu 90,000 kugera ku 166 muri Hiroshima, 60,000 kugera kuri 80 muri Nagasaki. Hafi ya kimwe cya kabiri cy'izo mpfu zabaye mu munsi umwe wa mbere. Ibyo byatumye Oppenheimer arwanya iterambere ryayo, maze yegura ku mirimo ye yo kuba umuyobozi wa laboratoire ya Los Alamos. Muri uwo mwaka we na bagenzi be bakoze kuri uyu mushinga bababajwe n'iki gisasu cya Nagasaki,
kubera ko batumvaga igisasu cya kabiri ko cyari gikenewe mu rwego rwa gisirikare. Yagiye Washington atanga ibaruwa ku munyamabanga w'intambara Henry Stimson, yabaruwe igaragaza ko yanze kandi ko yifuza ko intwaro za kirimbuzi zihagarikwa burundu. Uyu mugabo kandi ikindi bamumenyaho, Robert yari afite icyubahiro kidasanzwe ndetse yahawe n'ibindi bihembo bitandukanye bitewe n'umurimo yakoze. Ngayo nguko rero aya Robert Julius Oppenheimer, father of the atomic bomb, the OP, wabonye izuba ku 22 Mata mu 1904, ava mu mubiri 18 Gashyantare mu 1967, apfira muri Princeton muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko yapfuye azize kanseri kubera ko yari azwiho gukunda itabi cyane, yicaraga ari kunywa itabi. Ndagushimiye ko wakomeje kubana natwe. SPN TV 2 nakagaruka. Nge wumvaga nari Blaze. Ciao ciao.